bavandimwe nkunda Yezu Kristo akuzwe. Twageze ku cyumweru cya 15 mu byumweru bisanzwe by'umwaka wa liturujia. Uyu munsi ivanjiri niva iratugezaho ubutumwa bw'umusamaritani w'impuhwe. Byose byabereye hagati ya Yeruzalemu umurwa mutagatifu na Yeriko umurwa w'ubucuruzi. Yari inzira nyabagendwa icamwo n'abantu benshi, ariko buri wese yabaga afite mu mutima we, mu mutwe we ibintu bitandukanye, ku buryo nta n'uwigeze areba uriya muntu wari waguye mu gico cy'amabandi usibye umusamaritani nyine w'impuhwe. Tuzi uko byagendekeye Yezu anyuze muri Samariya. Banze kumwakira rwose, nabo bari kumwe, ahubwo bamusaba kubaha igihano kugira ngo kibabere isomo, ariko Yezu ntiyabikoze. Uwo muntu rero twakwita umupagani, ni uva mu bantu banze kwakira Yezu igihe yayerekeje i Yeruzalemu. Niwe Yezu aduhaho urugero uyu munsi, atubwira ati niwe wenyine wabaye mugenzi w'umuntu wari wagiriwe nabi n'abariya nyine bajura. Ikintu rero dukora muri ivanjiri ni ikihe? Ni ikintu kimwe gusa. Urabona, hari igihe twebwe kubera byinshi tuba dufite mu mutwe tureba ariko ntitubone. Bariya uhereye ku basaseredoti, uhereye ku bantu bafite imirimo ikomeye muri sosiyete, kenshi na kenshi turareba ariko ntitubone. Umusaseredoti yarahise arareba ariko nta kintu yabonye, cyangwa yarabibonye arabyirengagiza, abona ko atari ibintu yakora. Umulevi nawe nuvuka mu muryango w'abasaseredoti, yarahanyuze nawe ntiyagira icyo abona cyangwa ntiyagira icyo ashaka kubona. Maze rero uyu munsi natwe twibaze aho tunyura, ubwo ntitwaba dufite iyo komporutoma, natwe ntihagire tukareba ariko mu by'ukuri ntihagire ikintu dushaka kubona, kuko henshi abantu bafite ibibazo, bafite ingorane, bakenewe gufashwa. Natwe tubafashiriza gusa yuko twamenye Kristu, twamenye impuhwe ze. Ubwo rero nitugendagenda mu makaritsiye yacu, tukagendagenda aho dutuye, ntihagire umuntu wirengagiza, ahubwo niyo utanagira icyo ubona wavuga ijambo, niyo utagira icyo ukora wavuga ijambo ryiza, wahagarara ukareba uko bimeze, kuko byose nta kiguzi, ntacyo bisaba gihambaye, ahubwo bisaba ko twakira bwa buhumyi kenshi na kenshi tugendana nabwo, bityo iby'Imana ugasanga byatwikiriwe n'ubwo buhumyi. Umusamaritani rero w'impuhwe yaragiye aramubona, kuko we yararebye arabona, yarahanyuze arareba, hanyuma agize icyo abona afata n'icyemezo cyo kugira icyo akora. Kandi ntabwo yigeze abaza nimba uwo muntu wari ukeneye ubufasha bwe yari umuyudeya cyangwa yari umusamaritani cyangwa yari umunyamahanga wundi. Gusa yabonye umuntu ubabaye aramufasha. Ese bavandi, ni kangahe twebwe usanga abo dufasha twabanjije kubanza gukora imibare? Uyu muntu ni uwanjye, uyu muntu ni uwo duhuje ubwoko, uyu muntu ni uwo duhuje biriya, reka mufashe, wenda yambwiye inkuru numva nanjye nyisanzemo, noneho reka mufashe. Umusamaritani w'impuhwe aratwigisha ko ubufasha umukristo aha mugenzi we ntabwo ari ubufasha buba bushingiye ku mibare runaka, ahubwo ni ubufasha bwitanga. Ntabwo uriya musamaritani yari umuntu ufite ibintu byinshi cyane, ntabwo babitubwira, nta nubwo yari afite ubumenyi buhambaye mu bijyanye no gufasha abantu, ariko ikintu yakoze
ni uko yumvise umutima we icyo yamubwiraga, aragikora kandi atanga n'ikiguzi yashoboraga gutanga kugira ngo uwo muntu yabashaga guha ubufasha abashe kububona kandi abubone ku buryo bwiza. Murabona rero natwe dukere twitabire gufasha bagenzi bacu aho tunyura hose, nta yindi mibare dukoze, ahubwo kubera yuko tubikore kubera ko twamenye Imana, dukunda Imana kandi tuyikingurira nyine imiryango buri munsi. Nk'uko bisanzwe rero mugende murebe ivanjiri uyu munsi, ni uko yanditswe na Luka ku mutwe wa 10 kuva ku murongo wa 25 kugeza ku wa 37. Ushobora byose rero nabaho umugisha kandi abarinde, Imana Data na Mwana na Roho Mutagatifu. Amen. Icyumweru cyiza.